Nshuti bakunzi b'ikinamico mwiriwe, murasuhuzwa na Umwiza Assumpta. Uyu mugoroba itorero Indemizo ryabateguriye umukino witwa Umukristo nyakuri. Muri uyu mukino tugiye kumva umuryango wa Dukundane na Brigitte, abakristo babayeho bakunda Imana ndetse bubahiriza n'iminsi mikuru, kandi bakibuka yuko iyo minsi mikuru yose atari iyabo bonyine ahubwo ari iy'abandi bakristo bagenzi babo, ndetse bakumva bashishikariza n'abandi kubigenza nkabo. N'abatindiye nimukurikira umukino. Turaje Yezu twitabye ijwi ryawe, turaje ngutubere urumuri, kuko uru rugamba turwana rurakomeye, abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'isi. Twamenye ibyiza bwawe tukiri bato, twitandukanya n'icyaha tubatizwa, uraturinde mwami ntituzananirwe, umwanzi akatwiba akatugira imbataze. Turaje Yezu twitabye ijwi ryawe, turaje ngutubere urumuri, kuko uru rugamba turwana rurakomeye, abanzi turwana na bose abantu n'ibikomangoma by'isi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize usabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize usabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ndakuramutsa Mariya, wahebuje abagore bose umugisha, neza umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize usabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Nubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka nubahe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Biganza byawe waturekura twagwa, ubuzima bwacu muri iyi minsi mikuru tubushyize mu biganza byawe, waburekura bwagwa. Imiryango yacu tuyishyize mu biganza byawe, wayirekura yagwa. Kiliziya Gatolika tuyishyize mu biganza byawe, wayirekura yagwa. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Muzagire Noheli nziza. Noheli nziza. Nabe uzaza mu gitaramo. Noheli nziza. Usigaye dutangira hakiri kare rero. Ugire Yesu na Mariya muri kamere ze zose. Kabe usuhuza umugore. Noheli nziza. Maze tugende amahoro. Wakoze cyane kwitabira isengesho. N'ubutaha muzatuzanira urubyiruko rwinshi iteka ryose muvandimwe. Oh, mbega ukuntu noveni yari nziza. Yagenze neza cyane pe. Iri sengesho ryari ryiza nima. Uzi noneho ubu ngubu umugabo mwiza ufite amatsiko y'ukuntu igitaramo cya Noheli kizaba kimeze n'ukuri. Ahubwo se abantu tuzabashakira imyambaro ya Noheli ryari? Ubwo se buriya twakanga ntibyaba byiza se ahubwo tubikoze jora? Iminsi yagiye. Ndumva twabikora ejo bakabona nuko bajya gushaka indabo zo gushyira ku kirugo.
icyo gitekerezo nicyo rwose nanjye reka noneho nyire kuri shapeli nshaka ishapeli n'ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo rwose akana Yezu kazasange niteguye. Nibyo rwose gusa zirikaje tuzajya guhabwa penetensiya kuri paruwasi. Padiri mukuru ntabwo ari uzasoma misa ya mu gitondo, ni uzayisoma. Kandi urabizi ko atajya yica gahunda cyane rwose. Ibintu bye byose biba biri ku murongo, niba ari saa 3 ni saa 3, niba ari saa 9 ni saa 1. ahubwo hari ikintu nifuza kukubwira n'ukuri ko twazirikana pe. Ngo tuzirikane cyane ikihese mugabo mwiza. Urumva nifuza ko twatekereza ku ituro tuzatanga kuri Noheli kubera ibyo Imana yadukoreye umwaka wose. Yewe kandi koko disi iyo mbyibutse ndavuga nti Imana uri igitangaza. Ubusa abantu batabana n'Imana babaho gute koko? Rero ndumva twagura ibikoresho by'isuku, tukagura n'imbuto, tugashaka na hostia ako kantu kugira ngo tuzifatanye n'abandi mu gutanga ituro ryo gutunga abasaseridoti. Ako kantu rwose. Ariko nanone tugatekereza no ku bantu batazabona uko barya Noheli. Nabyo nukubirebaho. Hari ababa bari kwa muganga, hari ababa bari mu ngo ariko batari bubone n'uwo muceri bari buze kurya, tukifatanya nabo. Cyane rwose cyane. Nukuri rwose ituro ryo imbere cyane. Ahubwo se nibuka ukuntu bushize cyagiye tujya gutanga ituro ryo gushimira Imana, ukuntu umuryango remezo wacu hatambutse neza ukahatambukana umucyo. Ndabyibutse rwose, ndabyibutse. Tugomba gukora ibishoboka byose rero. Ahubwo rwose n'umwaka tugomba guseruka gitore. Gusa nanone tukirinda gukabya. Cyane kugira nanone tuzazigame tutazisama twasandaye abana bakazabura ibikoresho by'ishuri. Icyo ndacyumva cyane. Uretse ko nanone byagaragara nabi turumutse twisondetse kandi abantu bazi ko turi abatunzi. Ya rwose sikaho. Ituro ntabwo umuntu aritanga kugira ngo yemeze abantu. Kandi ntabwo ubugiye gutura ugamije kwerekana ko wihagazeho. Uko ntabwo kwaba ari ukwitagatifuza rwose. Ubwo n'ubwibone. Icyo kirampamye. Kandi rwose gisabe n'imbabazi ku Mana. Nawe mbabarira umugore mwiza. Ahubwo se Karame. Marita twamwibagiwe. Marita? Uribuka ko tuzasura Marita? Byari se kandi. None se ntuzi ko yaheze mu nzu kubera uburwayi? Kandi ijambo ry'Imana rikaba ridusaba gusangira n'abashonje by'umwihariko muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Uzi ko ntabyibukaga. Ubwo rero nabyo tuze kubishyira muri gahunda nyuma y'igitambo cya misa tuzamusure nuko. Cyo nicyo rwose kumusura nibyo. Ariko nanone tukazirikana ko n'imiryango yacu bidukeneye ngo dusangire. Ubwo rero ndumva rwose twazanyirukira no kwa mukecuru tukamusura. Nawe ngo muri iyi minsi yarwaye n'amaguru. Aho tuzashobora hose tuzahajya. Gusaza se karu gusahurwa. Kandi sinigitangaza kuko twese niyo nzira. Aho tuzashobora kujya hose tuzajyayo rwose. Yewe ngaho nyine bunyarukiye mu rugo byo kureba nuko abana bameze. Yego. Nanjye reka nyarukire kwa katechiste nge gushaka icyemezo. Ntubyibuka se kandi ko muri cya cyumweru gikurikira cya Noheli nzabyara wa muhungu wa mugabo muri batisimo. Yego. Simbuka rero uransanga mu rugo. Reka nje kureba abana ndebe n'utwo ntegura. Urasanga hari akantu kari mu nkono. Yego rwose. Umunsi uhuze kandi. N'umugore w'umusuhuriza uti ntimuherukanye. Gaye gukorera. Celine mushiki wanjye. Ndakumva Nzafa. Nubundi wariye ntiwakomba isahani neza koko. Hano wa mama wagiye umenya ko tubona ibiryo bitugoye. Duke tubonye wagiye ureka tukadufata neza. Hatinza ritazatwicira muri uru rugo koko. Urabizi turi imfubyi. Nta mama, nta data tugira. Nabo twitaga abavandimwe ntibashaka kutwikoza. Niko abari inshuti z'ababyeyi bacu ntibanashaka no Kuva Nzafa. nahacu ko tumenya ubwenge. Babara ntabwo bizongera Nzafa. Nubundi ntabwo nabikoreye ubwende. Naho nicaye ndi kurira hariya kumbuga mbona agaca kaje gufata umushwe. Ndiruka ndakawutesha. Inkoko nini nazo ziba zirateteye, zimwe zisohoka mu kibuti zirukanka zijya kwihisha mu kidodoki. Ubwo njya kuzitangatanga rero ngo nsigarure mu rugo. Ugeze aha rero nanjye aribwo nsa n'uwongeye gutuza. Nuko uhisuza rwose naho ubundi wajyaga gusanga nayikombye. Seri,
ndakumva. ndabyishimiye rwose mushiki wanjye. ndumva utangiye kumenya ubwenge rega, ahubwo se nibura basi wahaze? yewe uko biri ndumva mu nda hajemo agacucu nubwo ntahaze neza, gusa n'ubundi mba mfite agahinda ko kurya mwene mama watariye. reba nk'ukuntu inzara iba yakunogonoye. oya seri ni ukuri ujya urya kuko mba nagusigiye kugira ngo inzara itazakwica. buriya ngishobora kunyica nkihangana kuko ndi mukuru, ariko nkawe biragoye. ikindi kandi ukumva nagiye gushaka imibereho, hari n'ubwo mpura n'umugiraneza akaba yampa n'icyo kurya. ese burya ubwo ngashima Imana. ibyo mba nazanye rero ujya urya nta kibazo rwose, ubundi ucungane no kureba ko izi nkoko zacu zitajya mu binani ibisimba bikazirya. ariko nzafa, ndakumva. hari ikibazo njya nibaza. iki kibazo se seri? ubu natwe tuzageraho tubeho neza nk'uko abandi bana baba babayeho? humura rwose mushiki wanjye, Imana idufiteho umugambi. none se uko ubizi niko mbere twarigaga? oya. none se nubwo bene wacu bari baranze kudufasha ntibyarangiye dutangiye kwiga? ariko koko nta n'impamvu yo kwiheba, Imana irahari. njyewe wundi mama akimara gupfa numvaga nta n'ukwezi tuzamara tudapfuye, cyane ko na papa yari yarigendeye kera, ariko gusa Imana iracyaturinze. ngaho rero tuzi ibintu bireke, Imana ishoboye byose. ahubwo seri, ndakumva nzafa. zana ya safuriya nini, yizane rwose dusukemo ibijumba nzanye tubironge tube dubiteretseho dore bugiye kwira. njya kuyizana. harya ubundi za mboga za dodo nazanye ejo twaraye tuzitetse zose? oya, hari izasigaye. ndumva bikemutse noneho. ngaho gira vuba zana iyo safuriya. yewe ndimo ndaza, ngiye ndayizanye rwose. ahubwo reka njye kubyogereza hari impande y'icyobo gifata amazi. rekura uri kugenda ufashe ndebe seri, rekura ndebe. niko na ya kanzu wari usigaranye nayo yaracitse koko? seri yego yaracitse, ngira isoni zo kubikubwira ko numvaga ko naba ndi kukugora. ahubwo se ubu ngubu tuzajya mu mise ya Noheli twambaye iki koko? ndakumva mwana mama, ni ikibazo gikomeye nanjye maze iminsi nibaza, gusa kubera ko bigoye ahubwo twafura iniforume neza akaba arizo tuzajyana. ndagenda ngira umugira neza mpura nawe akampa igihumbi cyo guhahisha cyangwa se akampa ibiryo, gusa kubona uwatugurira imyenda byo ubanza bigoye. ni ukuri n'ubundi gusenga ntabwo bareba imyambaro, tuzapfa kwambara iniforume nta kibazo. ahubwo seri, ndakumva. nahoze ntekereza, ngambwira wahindura umuvuno uwuhese ejo nkajya kureba ko nabona ikiraka, wenda ko hari n'ubwo nahura n'abantu beza bakaba bampana kavanse tukabona uko tugura imyenda mishya. gusa nk'ikihe kiraka? najya nk'ahantu bagira ibintu byinshi nkabasaba ko najya mbafurira, banyemerera nkabafurira ejo n'ejo bundi bakaba bampaye ay'iminsi 2. ubundi urabyumva? Imana igufashije icyo kiraka wakibona byaba ari byiza cyane. urakoze kuntera imbaraga mwana wa mama. ngaho uteka vuba turye dore burije. ndashaka kuryama kare mbone nuko nzinduka yarubika. ndahera kwa Kitoko murumuna wa papa ndebe ko basi nibura yaba yarisubiyeho. reka njye kubanza kubironga nze mpite mbishyira ku ziko. niko mada, ubu kuva saa 2 kugera isaha bari mukiri mu nama y'ikimina cy'umutekano w'inda. ahubwo se ko mbaye intwari nkaba ntashyikari. abandi sozi ngo barataha, reka da umva inyama zabaye inyama ndakurahiye. kagira inkuru noneho. nyine urumva umwaka ushize ngo habayeho ubusumbane, ngaho ngo abagabanya inyama z'umuhore gusa abandi bisanga bari kugabana amagufa. mbese inama yo kuvugisha ukuri gusa. ariko nibyo da, niba batanze bingana n'ubundi bagomba kugabana ibingana. ndi kumva nawe utazi ibyo urimo. none se inkigizwe n'ibice bingahe?
hari nk'aho yagizwe n'igice kimwe ntayo. Hari abantu rero baba bagoranye pe, ngaho umwe ngo nshaka urubavu undi nawe ngo nshaka urubavu n'undi gutyo. Gusa umva byagenda biti abantu tujye twiga kunyurwa. ariko nibyo by'abagore ndabyumva, ubwo mwiriye mushwambagurana rubura gica. Aha, abagore b'abandi wagize uti hari abagabo bubu batoroshyera. Ubwo uratangiye ibyo bireke, ahubwo se usanze buri muntu azagabana ibiro bingahe? Kari byinshira urumva, twanze ko buri wese azagabana agafuka k'umuceri k'ibiri 10. 10. Akabido ka litiro 5 z'amavuta n'ibiri 10 by'inyama. Uri kumva atari byinshi se? Birahagije. Hanyuma rero buri wese akajya agabana 50,000 cash. Waguramo ibitunguru 50,000. Waguramo ibirungo bitandukanye ushaka, waguramo abana imyenda. Ubwo nyine bizaterwa na buri muntu ku giti cy'uko azaba bishaka. Imana y'u Rwanda igataye wanjye koko. Iyo nkuruje nyikeneye kuyumva rwose. Uvuze ngo iki gito? Erega nari nkeneye kuyumva inguye neza ku nzoka pe. Urumva nari kwibaza ukuntu nzakubuka muri iyi minsi mikuru nta n'igihe umefite. Ubwo ushatse kuvuga iki? None so uri umwana? Ubwo 50 nayanjye. Ubwo ibyawe n'abana ni ibiryo. Iryo risubiza huri kuye rwose. Nabwo ibyo nabikwemerera. Niba ari inzo gushaka kuri Noheli uzagenda ugura urwagwa ushyira mu gacuma uzurunywera hano mu rugo. Nta mugabo kunywera mu rugo godi we, ntujye usuzugura gutyo pe. Ahubwo se nari nibeshye mu 50 ntacyo bizamarira. Kwanza no umuceri murasigarana ibiro 5. Nuko ye. Ubundi 10 na monagane. Amavuta muzasigarana litiro 2 gusa. Inyama nazo ibiro 3 birahagije. Ubwo urabyumva ko birirwe nzabyengekana. Ariko nizeye kuri kwikinira. Erega narabariye kuva mu kwa mbere utagira ngo. Uzi ko baraye hanyuma se wabariye watanze mangahe? Ntukambabaze kito, ntukambabaze rwose. Darina ntaga amafaranga se, umugore wanjye ntariho kubikora. Nuwo kubikora se noneho ngo wowe ukora iki? Ngo uzajyane mu nzoga. Nuko ye urarushywa n'ubusa ntibizakunda. Uri kunyumva neza? Urashaka kutugira nk'ubushize ukuntu wafashe udufaranga twari dufite twose ukatujyana gusinda witwaje ngo ni iminsi mikuru. Uzi ko twageze mu kwa mbere nta n'ifaranga niri dufite muri uru rugo, kandi abana bagomba kujya kwiga. Aho utahuze uti nibura muzansagure mbona yo kujya gutura mu kiliziya none ngo inzoga cyangwa ubundi barakuroze. Ugize utegodoyi ngo barandose. Ariko gutagukubita bituma unyubahuka cyane bikabije. Reka nze nkwereke sha. Ngaho nagukubita. Nkoraho nyegera nkoraho. Horaho urebe. Ariko ye uzi ngo uzajya ukora icyo ushaka cyose hano bakwihorere. Reka nkubwire kito, hari kera ntaramenya uburenganzira bwanjye di. Tuza agenda gake. Kagore ko. Awe, ndabona mpageze. Naha cyangwa ni hariya haruguru. Oya ariko ndabona araha. Ntubona na kagasima twakundaga kwicaraho twota akazuba igihe twabaga twazanye na papa hano. Reka nsuhuze numve ko bariyo. Yewe man, ugendane nanjye n'ukuri. Urabiza abavandimwe ba papa bose baratwamaganye. Abamama bo rero ni kure kubi. Yewe abahoze ari inshuti z'ababyeyi bacu nabo nuko. Mfasha nibura uyu murumuna wa papa bayarisubiyeho, kuko ndibuka ko nawe ubwo twamuganaga mbere yaduteye umugongo neza. Ubikorere mu gushaka kwawe, nukuri ndakwinginze mana, umbe hafi. Mwaramutse neza ba hano. Mwaramutse yemwe. Uwase kandi n'indujana. Mwaramutse. Aya masaha ikitondora. Se bariyora. Wahaguruka ukareba mu idirishya se, cyangwa ukajya kumureba ukumva icyo dushakira. Yemwe hano mwaramutse. Simbona ari wa mwana w'umwene wanyura. Umwe witwa Nzafashwa. Cyangwa uri kujya kumureba. Narakemwe kandi wa mugore we. Ariko si wowe wabaye. Nawe ni mwene wanyu ujya kumureba. Asumndaje gushaka iki muri kino gitondo. Yewe mwaramutse aba hano. Kuba mvukana na se mu burenganzira bwo kuzindukira iwanjye muri kino gitondo koko. Ko se yapfuye ari imfubyi. Yashinzwe kurera imfubyi koko. Mwaramutse. Genda umva icyo ashaka umubwira nkurura umwanda hano rwose. Ntabariyo pe. Yewe ubanza ntabariyo kanisa. Ibyo nabyo umuranda bishoboye rwose. Yewe
hanze bafunguye bite yemwa ni byiza mama ngo nyoko urayitaye ko nyene arakubyaye nta soni rero oya kubera ko uri umugore wa murumuna papa kandi nawe nkabamufata nka papa niyo mpamvu nkwise mama ndakwiyamye rero ayo magambo ntazongere kukuva mu kanwa n'umunsi w'uyu warimwe sinzongere kubikumvana yego nimumbabarire ntabwo nzongera n'ukuri hanyuma ushaka iki kutavuga iki gicuku ubundi ubuzindukiye abantu ngo bigende biti nyine umutware wawe se basariyo ngo aba ari we tuvugana ko mbona wowe warakaye ndakubwiye ngo vuga ikikuzanye cyangwa uhambire usubire uturutse niso se wagihwerahwerewe mbabarira n'ukuri wimbwira nabi ndabigusabye ngaho rero vuga ikikuzanye gira vuba nyine narinje gushaka akazi nk'akazi hari itangazo wumvise dutanga kuri radiyo duhamagarira abantu kuza gukora akazi se oya nta tangazo ni uko nari natekereje ko mushobora kuba mufite akazi kenshi muri ibi bihe tuba twitegura iminsi mikuru ngo nze nibura mbafashe mu nk'udufaranga two kujya kugura imyenda yanjye na mushiki wanjye tuzambara kuri noheli cyakoze cyo ndumiwe mutware wanjye ndakumva mugore mwiza cyangwa nawe mbishyano mwene wanjye atuzaniye hano ndaje niko uzi ko utagira isoni ubwo urahagurutse ngo uraje gushaka akazi hano kwa kitoko ngo nuko avukana na so rwose nta kintu cyabinteye ni ukuri ngaho se nimumbwire aha nawe sinzafa iki gitondo kutubyukiye bimeze bite nyine narinje kubasaba akazi akari ko kose katuma tubona imyambaro yo kuzambara kuri noheli nge na Celine ariko madamu sinanakubwiye ngo umutumura asubire yavuye umva yemwa gera nta kazi dufite hano nako gufura imyenda se basi ubwo se urabona izo ntoki zawe zisa gutyo zafura imyenda y'abasirimu ariko rubanda muzi kwishyira hejuru we mwambabariye koko ni ukuri ndabinginze pe banza ni ngo nibwo urumva ibyo ndi kukubwira ndavuze ngo mbare gatatu wagiye n'urwo rufurumba rwawe wagira ngo harimo n'uburozi basi se niba hari ibiryo mwasigaje nimugoroba mwama nkaryaho komeze nabi cyane ndakubwiye ngo mvira aha ntabyo ubonye reka ngende toka kure ko gisana nabi cyane kagenda ubashwe genda urengarenga iyo ngiyo aha ndakwirukanye ku mugaragaro n'ubundi muteze kuzabaho neza ubuzima bwanyu bwose mwapfuye rubisona nyoko bagipfa muri wo mutariho ngo uje gusaba akazi ko gufura nuko wanduza abana banjye renda n'imbaraga se genda nkubona urengarenga cyangwa umvune amaguru mana yanjye ko ubu twakoze iki gituma dukomeza kubaho muri ubu buzima ahubwo se ko wari uzi ko tuzabaho gutya bereka kuturema ndababaye pe ndababaye ahubwo se nitaga umuvandimwe akaba murumuna wa papa anyihakanye ubu ndajya aho batanze bamfashe ariko ntacyo ntahitinya itarungurutse reka nkomeze imbere ngenda nsaba akazi aho bwira ngeze niho ndagarukira wasanga mpuye n'umugiraneza akamfasha sinkomeze guta umutwe yewe mugabo wa Karame uyu mwaka watugendekeye neza pe imana yadukoreye ibitangaza noneho ukwezi kwa munani ukwa cyenda mu isarura mana we mana uri igitangaza ni ukuri ariko ni impamo ubundi kubana n'Imana ntako bisa pe ntako bisa uzi none iyo tugize muri iki gihe cya Advent dutegereje ko umwana Yezu avuka wahora neza mba numva nezerewe nishimye cyane rwose pe njyewe noneho nsigaye ryama nkirotera noveni koko nkarota umwana Yezu nkarota Noheli sinjye zarota Noheli igeze ahubwo se
waraye wibutse kuzana cya kirugura urumva se nari kugisiga nkazana iki nakizanye rwose ntiwumva se ahubwo ejo tugomba rwose gutangira kugicana kuko twarakererewe abandi bamaze kugicana kare twarakererewe uzi ukuntu kubera nanyuze mu mujyi wa Musanze nijoro nabonye hari kwaka reka da umva ku mahoteli ku biro by'akarere haraka rwose wagira ngo ahubwo noheri n'ejo ngaho umva ahubwo rero reka dutangirane n'uyu munsi hari icyo bitwaye se oya ndumva ntacyo rwose ahubwo se mugabo mwiza Karame ku mukristo nyawe agomba gusangira noheri n'abatayifite hari abo waba warapanze tuzafasha badafite ubushobozi umbajije ikibazo ahubwo nanjye nashakaga kukubaza reka da mbwira hari abo waba warashatse se ariko nawe ntukanjijishe cyo koze njye nahoze numva twabiganiraho uyu munsi tukareba icyo twazakora nk'ubu mu mutwe harimo kuzasura Marita ariko ndumva nta bandi turategura rwose ngaho noneho tunganya ibyo guteka vuba nitumara rwose gufata amafunguro ntacyo turabona umwanya uhagije wo kubiganiraho yego reka nkomeze mbitunganye iyi ntebe nayo yari ingushije n'ubundi ariko nari mbigeze kure nari mbigeze kure rwose reka nkomeze mbitunganye umva ariko umugore wanjye nkunda ngaruke se garuka hano ariko nkubaze gatoya niko garuka nyaboneka Karame ndakwitabye muganje mwiza harya iby'igitaramo bimeze bite igitaramo ni kuwa kabiri nimugoroba tuzatangira saa 11 zuzuye urabizi ko dusigaye dutaha kare iby'amajoro reka padiri yarabyanze n'abandi bakristo bose ubwo se twese tuzajyana n'abana cyane rwose abana bacu bagomba gukurira mu muryango wa gikristo kuko ababyeyi babo ari abakristo nabo ibijyanye n'uko tuziyakira tuvuye mu misa ariko byo sinirwa mbikubaza ahubwo hari icyo bitekerejeho kera rwose nko guhumbya ibintu byose biri ku murongo inyuma n'imbere nditeguye mbese umwana wese azavukira mu mutima wanjye neza nawe nizere ko ari uko mugabo wanjye ngira ngo uranzi neza rwose kurenza uko niyizi wijya kuri nanjye nuko bimeze ntiwumva se cyane wese kandi ndusuhuza wareba ko irembo umuntu usuhuza ara mwiriwe ko numva se ari ijwi ry'umwana ara mwiriwe nyarukure wariwe nyaboneka nyaruka simbukurebe reka nyarukire yo ndebe mwiriwe kugenda bwije se wa mwana we n'ubuhoro yewe nahereye mu gitondo ngenda bwije ngeza aha ndavuze nti reka nsoreza aha ndebe ko icyo nifuza nibura nakibona niba udakunda ntahe nzakomeza urugendo ahubwo se kutifubitse imbeho ntabwo yakwishe wa mwana we oya wirira none se ko nkubaza ngo imbeho yakwishe ukagira ikintu ugahigi mu karere cyonga ngwino tambuka dukomeze mu gikari usuhuze n'uwi wanjye ariyo sibyo ubanza utuze wicare hanyuma ubone utubwire ikikugenza uyashyira umutima hamwe sibyo nusanga icyo ushaka tugifitiye ubushobozi nta kabuza urakibona kandi niba ari ntabwo urihangana Imana murahorana sibyo murakoze cyane ngaho iba wicaye aha ngaha muganje mwiza Karame tubonye umushyitsi baba we uyu mwana si ijoro n'ubuhoro niko amakuru yawe ni meza umva mada ndakumva uzana intebe yicara uzana na cya gikoti cyanjye kinini gifubike dore akabeho kameze nabi ndaje reka nze mbirebe niko ye ndakumva ngaho bumbwira witwa nde nitwa Nzafashwa nayo Jean Claude akora ufite imyaka ingahe se 16 ibi akira ngibi nabizanye akira abanza wambara ikoti ngaho cyo sigise ko gatebe se umbwire neza mata Karame none se kugiye kandi niko ngaho banze rero ko mu gikoni bimeze hanyuma ugaruke nawe birakureba nyaboneka indahita ngaruka reka nkoranye bitanashirira ndaje none se mu rugo iwanyu ni hehe kuro dutuye hirya haruguru yo ku Gakiriro hafi y'irimbiri ryo kuri Bukinanyana none se aho wari uhazi oya ubwa mbere mpageze none kuje hano nijoro ubwo n'ubuhoro
nyine ndi gushaka akazi. ngo akazi akazi kagenda gateye kubitsa umutwe se kandi tuzi umbwire neza ngaho umbwira tuzi umbwire. humura sibyo, humura ihangane ucece kutubwira, ngaho uhanagura tuza sibyo, ngaho humura tuza, shyitsa umutima hamwe maze utubwire sibyo. ukuvuga ngo uko nabibabwiye nitwa Nzafashwa nayo Jean Claude. yego tuza ariko tuza gabanya kurira sibyo bro. humura Nzafa mfite imyaka 16 mbana na mushiki wanjye ufite imyaka 8 nkurikira we yarapfuye. yo hangana turi imfubyi, nta mama tugira nta papa tugira, nabo mu miryango yacu basa naho batwirengagije. hangana reka kurira kuko hari nkaho twagiye kuba birangira batwirukanye batubyaye. Yesu we, Yesu Kristo we. abari inshuti z'ababyeyi bacu nabo zatwikuyeho. Yesu we, twahise tuva mu ishuri, nyuma leta iradufasha ubu turiga. gusa ku bijyanye n'imibereho bisaba kubyuka ngenda ngo ndebe ko hari icyo natahana tukararira. niyo turi mu bihe byo kwiga usanga umutima utari hamwe iyo ntacyo kurya twasize mu rugo. rimwe na rimwe ngataha isaha zitageze kugira ngo njye gushakisha ngo ndebe ko tutaburara. hangane humura. ubwo rero narebye nsanga ari njye ari mushiki wanjye, nta n'umwe ufite n'umwenda yajyana mu misa nko kuri Noheli. hangane tuza niko kwigira inama yo kujya gushaka aho nakurikiraka kugira ngo mbone amafaranga. Bikira Mariya nazindutse mu gitondo njya ahantu hatandukanye, ubu nyiriyeho ngeze aha nuko namwe mumbonye. mbega Nzafashwa wahuye n'ibibazo bitandukanye. mada Karame ko wasanga uyu nguyu ari we Imana yohereje. nanjye ndabitekereje. ntuzi kuko twire tuvuga ku bantu twazafasha kuri Noheli tugasangira tuvuga ko tutarabashaka, none dore uyu nguyu yaratwizaniye. ahubwo mugabo mwiza, Karame uretse no kuba twamufasha akaba yabona icyo arya kuri Noheli, ndumva uyu na mushiki we bakeneye ubufasha bw'igihe kirekire. oya tuza mwana wa mama. humura none sinzafa. ndakumva. tuzi banza utuze, byakunda kuryama hano cyane ko bunije, ibindi tukazabivuga no mu gitondo. byakunda. oya ntari mukoze, ariko biragoye kuko mushiki wanjye yarara mu nzu wenyine. ariko kandi birumvikana. none se ahubwo uko numva mubayeho mu buzima bubi mwakemera kuza kwibanira natwe ko dufite n'abandi bana muri mu kigero kimwe, mungana pe mukajya mwirirwa muganira mugakina mukava muri ubwo bwigunge. ni ukuri mwaba mutubyaye bwa kabiri, ayo mahirwe se twayakura he koko? urabyumvutiye madamu? oya nabyakiriye neza, ahubwo nanjye nari ngize igihunga kubera ukuntu yadutekerereje ubuzima bwanyuzemo. nabyakiriye neza mu mutima wanjye rwose. noneho rero Nzafa reka tuguherekeze tujye kuzanira mushiki wawe. yego muhizire hano rwose twibanire, tuzasangire Noheli, ndetse na nyuma ya Noheli muzigumire hano rwose mube nk'abana bacu. hari icyo bitwaye se? ni ukuri ntabwo niyumvishaga ko ababyeyi nkamwe mu kibaho. ubu ndumva ameze nk'umuntu uri kurota pe. humura nta nubwo ndabyakira, gusa ndishimye. Yezu azaba tuza humura rwose, humura kandi ugiye kubaho neza. ahubwo madamu ndakumva. ndebera nanjye irindi koti nambari muherekeze ajye kunyereka iwabo, noneho tuzane na mushiki we. yego turaje ubwo turasanga muhishije. yego reka nze ndikurebe. ahubwo sinzafa, ubwo mu rugo urahamenya uko bwije? namenyereye kugenda ijoro, ndahamenya rwose koko. ntacyo noneho. akira ngaho ikote nawe wambare. se urakoze umugore mwiza. Nzafa ngaho ujya imbere tugende. ariko ahari muratega.
turaza gutega ntacyo humura. oya si ngombwa. oya ngaho rero mugende umuhanda mwiza mugire amahoro Sawa turaje. kandi mugaruke amahoro Imana igendane namwe. uriya si godi ndori imbere yangera reka nkataze ndebe ko namushyikira tugende tuganira. godi we mbe godi karame buriji cyo ngendera buhoro tugende tuganira ma simba nukikiriye se komera cyane ngikomera dukomera ni godi we amakuru ugiye hese kukataje yewe ubu ngiye gushaka ibirungo ku isoko ibirungo nzatekesha kuri Noheli nanjye ndumva dukomezanyije urugendo turagera nayo nanjye ngiye ku isoko gushaka imyenda y'abana bazambara kuri Noheli. ahubwo se amakuru y'iminsi amakuru yo ni meza turaho tumeze neza iminsi yabiri ibaye myinshi pe sinari ngwerutse n'ukuri cyangwa se nanjye suko niko se go ahubwo se kutakiza mu muryango remezo byakugendekeye bite? ariko wagize ngo umuntu asengera mu muryango remezo gusa ariko yibuke ko Yezu yadutoje gusenga kandi burya umukristo nyawe nujya aho abandi bari bagafatanya isengesho niko go ndagomba ku buryo koko no muri ibi bihe bya diveni kuko ubona muri noveni nabyo ari ikibazo. aha nababwira iki mujya musenga reka tubireke reka tubireke ahubwo se kubona Noheli yegereje uri kwitegura uti tuzajyana se nibura mu gitaramo ku kiliziya yego komana rero nuko aho kurara ntogosheje inyama n'ibindi bintu nzakoresha kuri Noheli byo kurya ngo njye muri Noheli mu gitaramo oya pe twe Noheli yacu ni ukurya tukanywa tukicara nk'umuryango n'ibyo byo gusenga oya nta gahunda bifite asenga abahazi reka nkubwire aho uribeshya muvandimwe wanjye sibyo niba ari uko wibwira uribeshya ubwo suri gushaka kuvuga iki burije ende kukumva reka umva ushatse wava mu byaha ukaza mu nzira nziza Imana idushakamo. ndabona umukobwa wanjye mpamagaye reka mbanze mwitabe hanyuma dukomeze sibyo nta kibazo. alo mukobwa wa bite ko mpamagaye nkiva mu rugo bigenze biti ngo iki papa wanyu arabijyanye ngasohotse abyikoreye none se mwana we anyuze akahe kayira ayiwe reka nze nsubire inyuma ndebe ko duhura ariko se mana yanjye ibi ni ibiki bikugendekeye bitese kandi urumva Brigitte mu gitondo nibwo twagabanya ibintu byo mu kimina cy'umutekano w'inda tugabana umuceri n'amavuta n'amafaranga twari dutegereje ko ejo bazabaga inyama nazo tukazigabana none nyumvira ngo wa mugabo wanjye abikubise umutwe agiye kubigurisha ngo kubigurisha nawe ugira ngo sinarushye koko Brigitte ushingira ku cyo uvuga se ahubwo ko agiye kubigurisha uhavuze ko abijyaniye yancurekeye ngo ni Geneveve ngwande ngo Geneveva ambwiye ko umugabo wanjye anca inyuma kandi iyo nkuru irashaje ariko zumbaye hose ariko sizi impamvu ahubwo utayizi dore wajya no kubona ukabona tunyuzeho waduhingutseho none ko Geneveva atuye hariya hakurya inzira ni iyi rwose yego rata nanjye nkabiyoberwaho ibintu byo mu rugo bijya kumbasahurira kuri uriya mugore umva nyuza amaso ahangaha muri uru rukoma reba do ntabivuga uriya ntabwo ari we itegereze neza itegereze neza ndaho burije ndebera nukuri agafuka k'ibicumi kose ndebera n'amavuta baduhaye nayo byose nta kintu na kimwe asigiye abana ariko si umbigenje nte kuko ariko si we uwamufotora nkamwihorera hanyuma nkamwihorera yaza mu rugo nkamwereka ko namubonye ariko ntukaba umwana ubwo se nurindira ugasanga abandi batangiye kubiha amaboko nibwo uraba wungutse mufatire mu cyuho uriya mugabo we ntabwo muzi uriya ni igisimba yagutamo umufatiye mu cyuho ngaho tabaza rero ahubwo se ko mbona ari gukataza agiye no kuducika umva nkubwire godi tabaza umva buretse reba agiye kumanuka mu kabande tabaza ataramanuka mu kabande hari ingo z'abantu barahita bahurura bamufate gira vuba tabaza umugabo wanjye aranyibye
abikubise hasi abikubise hasi wamubonye yarirukanze mbega abantu beza harya seri ndakumva twaherukaga Nzafa. kwambara imyenda mishya ryari ntabwo mbyibuka pe ariko ni mbere y'uko mama na papa bapfa kuko niyo twambaraga niyo babaga badukuburiye babaga barambaye urumva umeze ute ndishimye numva natangiye kwigirira icyizere cy'ubuzima ahubwo sinzafa ubwo aba babyeyi bazareka dukomeze tube hano cyangwa nyuma y'iminsi mikuru tuzasubira iwacu dutahe tuzakomeza kuba hano mpaka barabitwemereye ahubwo rero ni ugukomeza kugira ikinyabupfura nk'uko ababyeyi babidutoje yego uramenye mushiki wanjye utazabona ugeze aho ugera ngo utangire kwihenuka ntabwo nabikora ababyeyi ba hano tugomba kujya tubafata nk'abacu nibo ba papa kandi nibo ba mama yego ndabyumva kandi nzakomeza kubizirikana uzi ukuntu n'abana baho batirata we njye numvaga nta mwana wo mu bakire wakwemera ko turarana cyangwa ngo dusangire ariko koko burya Nzafa abantu baratandukanye ni ukuri yego baratandukanye kandi cyane niyo mpamvu rero tugomba natwe kubabera abana beza yego nibyo tuzirangare tutazikura amata ku munwa niyo mpamvu rero tugomba natwe kubabera abana beza Mwiriwe neza abana bawe. papa araje mwiriwe papa Amakuru yanyu ni meza ntabwo irungu ryabishe se ko twatinze oya muri abana beza cyane rwose wowe umeze ute se nanjye ni amahoro hanyuma rero yego nubwo ndongera kubibabwira n'abandi bahari mwe muzirikana ko kuri Noheli tuzajya mu misa ya mbere ni byiza nuko tuvayo rero tuzanyura kwa muganga kureba abandi barwayi dusangire nabo Noheli nyuma tugaruke gusangirira mu rugo hari n'abandi bantu twatumiye nabo bazaba bahari bose dusangirira hamwe Noheli ariko nyine birumvikana n'abatayifite ubwo namwe ntibari na bagenzi banyu muzi batabasha kubona kuri Noheli bababwira bakazaza tugasangira mbega byiza ni ukuri muri ababyeyi beza pe turahirwa twe tubafite ahubwo rero nibagiye kubabwira ejo ndi ku kiliziya nabonanye na padiri mukuru hanyuma rero umutekerereza ibyanyu ambwira ko hari umushinga wa Caritas azabashyiramo ukabafasha kwiga guhera aho mugeze yewe kugeza musoza amashuri yesu we ngo tuzarangiza na kaminuza ubu koko tugiye kwiga nta kibazo twongera kugira we ni ukuri buze tuzabaha iki mushiki wa tugiye ubu rero yego mugiye mukundana mwirinde umunabi n'amashyari muranira rwose gutuma abandi babaho neza kubera kuri pe niko tuzabigenza rwose mukunde gusenga kuko byose bihira abakunda Imana yego murakoze cyane papa murakoze pe uzasubizaho mu kwikorera rwose kuri pe ngaho rero mukomeze muganire na mama wanyu mukanyaraje rwose nta kibazo ni ukuri Mana saza wa turongeye tubonye umuryango kuko yewe saza wa uzi ko basimbuye papa na mama kuri aba nibo ba Kristo nyabo pe muri uyu mukino umukristo nyakuri wanditswe n'itorero Indemezo